Nongeye kubasuhuza abavandimwe muri Kristo Yesu bakunzi b'umusaraba. Uwiteka abaha umugisha mwese. Mbese muri amahoro. Imana ishobora byose ibiteho kandi barinde. Tugiye gufataniriza hamwe gushimira Imana iduhaye umwanya w'ingenzi wo kwiga ijambo ryayo, tuyishima kubw'uburinzi bwayo butangaje duhozaho. Mbere ya byose reka twicishe bugufi mu mitima tuyishime. Urakoze Mana nkuru, Imana idukunda iturinda itubeshejeho. Tugushimiye yuko watugeneye akanya nk'aka ko kwiga ijambo ryawe. Dusabye imbaraga ya Mwuka Muziranenge kugira ngo urusheho kutwuzura. Ari jye uvuga Mana, ungirire ubuntu mvugishwe nawe. Ndetse n'abumva bumvire mu kuri no mu mwuka. Kugira ngo twese hamwe nk'abaragwa dutegerezanye ibyiringiro kuzabana n'umucunguzi wacu. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gufataniriza hamwe kwiga ikigwa gifite umutwe uvuga ngo gushyikirana n'Imana igihe cyose. Dukwiye gushyikirana n'Imana igihe cyose. Gukomeza gushyikirana n'Imana umunsi ku munsi bigeza umuntu ku kwitanga kwa buri munsi no kwishingikiriza kuri we umwanya ku wundi, bigatuma akurira muri we. Kugumana na Yesu binyuze mu kwivugurura no kwitanga kwacu kwa buri munsi ni ingenzi nk'uko byari ingenzi no mu gihe twazaga bwa mbere tukamenya inkuru y'agakiza, bikadutera kugundira no gukomerera muri Kristo kugeza uyu munsi duhagazemo. Imana ishimirwe uburinzi butangaje n'urukundo yatugiriye rwatumye tubasha kwimenya. Niba utarabona neza akamaro ko guhinduka kwa buri munsi, bishobora kuba icyuho gikomeye mu bugingo bwawe. Nushaka umwami wawe kandi ugahinduka buri munsi, kwivovota kwawe kuzaturishwa n'ubuntu ugiriwe. Ingorane zawe zose zizakurwaho. Ibibazo byawe no gushidikanya byose uhura nabyo bizabona igisubizo, bizakemuka kuko uje mu bwishingizi bukomeye butagira impinduka. Imana idushoboze kuba mu bwishingizi bw'umucunguzi wacu. Reka turebere hamwe isomo riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo waho wa 24. Umwanditsi yaragize ati, ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo azaba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Uwumva ijambo ry'Imana akumva ijambo twabwiwe, ni ukuri azaba agize amahirwe yo kugira ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo azaba avuye mu rupfu kuko yizeye iryo jambo, ageze mu bugingo buhoraho bwo kuzibanira n'umucunguzi wacu by'iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mbega amahirwe, mbega ugutoneshwa, mbega uguteteshwa. Uwiteka atube bugufi kugira ngo ibyo yatwandikishirije tubibike ku nkike z'imitima yacu, maze bitume dutegereza n'ibyiringiro n'imbaraga no gukomerera mu buntu bwe kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Ariko twibuka ko twacunguwe mu buryo bukomeye cyane. Kristo yasize icyubahiro mu ijuru, araza ababarizwa muri isi kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Kubw'ibyo rero tujye dutekereza ko kujya mu ijuru bitazaba kujatagira, ahubwo ni ukwiyemeza ukagira intego ubyeretse Imana, maze Imana ikagushoboza gushyika ku ntego wiyemeje. Bitewe n'uko icyaha gituye mu bantu rero, Imana ibasha kukirimbura ibinyujije gusa mu buntu bwayo, kuko iramutse irimbuye icyo cyaha kitubamo twarimbukana nacyo. Ariko kubw'ubuntu bwayo hari uburyo bubiri bwo kubikora. Ishobora gufata ibi byaha byacu ikabyikorera, hanyuma ikemera kwicwa nabyo mu mwanya wacu, cyangwa se ikaturimbura bikarangira.
ariko kuko Imana ari Imana y'urukundo rero yahisemo guhanwa mu mwanya wacu, yashoboye kwishyura umwenda w'icyaha twari dufite. Rero ku musaraba niho umucunguzi wacu Yesu Kristo yishyuriye. Imana yerekana urukundo rwayo dukunda muri ubwo buryo. Tukiri abanyabyaha, Imana yatanze umwana we w'ikinege apfa mu cyimbo cyacu, nk'uko tubibona mu Barome ibice 5 umurongo waho wa 8. Twari bwirimbukire kuko ari twe twacumuye, ariko Imana kubw'urukundo tutabasha gusobanukirwa, rwa rukundo duhora tuvuga ariko abenshi batacengeye ngo basobanukirwe uko urwo rukundo rungana, rwatumye aza kutwitangira. Iyaba twabashaga kurumenya, byatuma tugira amahoro no kugira imbaraga yo kuba mu bwishingizi bwe, bigatuma dutegereza dufite imbaraga no gushikama, ndetse no kumenyesha abataramumenya iyo nkuru y'agakiza. Nyamara abantu benshi bakunda icyaha cyane, bakanga kugiha uwemeye kucyikorera ku bwabo. Kubona abantu bakiba, kubona abantu bagisambana, kubona abantu bagitukana, kubona abantu bakicana, kandi twaracunguwe. Kristo yarikoreye uwo muzigo wo gukiranirwa kwacu ku musaraba w'isoni. Ariko no kugeza ubu buhe abantu baracyakunda ibyo byaha. Niyo mpamvu rero mu rubanza rwa nyuma baziyishyurira umwenda wabo, kuko banze kwemera ubwishyu bwa Kristo yabishyuriye. Ibintu ni bibiri: dushobora kwemera urupfu rwa Yesu Kristo ku bwacu, tukamenya ko yababajwe ku bwacu, tukamenya ko agahinda, imibabaro, ikamba ry'amahwa yatamirijwe byari ku bwacu, maze kubw'ibyo umuzigo wo gukiranirwa kwacu wose tukawurambika ku birenge bye, udashengurwa n'intimba n'amaganya y'ibibazo by'ubuzima. We wiyemeje kudukunda akemera no kudupfira, maze tukaba turakize. Cyangwa se twaba twanze tugundiriye icyaha, kuko icyaha wiziritseho byanze bikunze kizakurimbuza. Kubw'ibyo rero abiziritse ku byaha ubwo bazapfa ku bwabo. Nta bundi buryo buhari bwa kabiri. Ni ukwemera amaraso ya Kristo yasheshe ku musaraba ku bwacu, tugakizwa n'igitambo yadutangiye ku musaraba i Karuvari, cyangwa se tukagundira ibyaha tugategereza n'ubwoba umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana, kuko twemeye kwipfira ku bwacu. Nta bundi buryo rero buri hagati. Ni ukwemera Kristo cyangwa se ukaba umugaragu wa shitani. Niturimbuka rero ku munsi w'imperuka, bizaba bitewe gusa nuko twabaga twarateye umugongo impano Imana yari yaraduhaye, ariyo Yesu Kristo, ntituyiteho tukayitera umugongo. Bizaterwa gusa ko tuzaba twarakunze ibyaha byacu kuruta uko twakunze Kristo watwitangiye. Icyaha kiruta ibindi ni ugutera umugongo urupfu rwa Kristo wadupfiriye ku musaraba ku bwacu, twibuka ko yatamirijwe ikamba ry'amahwa bajombiho kugira ngo iryo kamba rihagarare. Muri twe ntawe utarajombwa n'ihwa. Utarajombwe n'ihwa nibura hari yajombwe n'urushinge cyangwa n'ikindi kintu kijombana. Yumva ukuntu kujombwa bibabaza. Kristo we yarabisobanukiwe, ariko yemera gutamirizwa ikamba ry'amahwa kugira ngo jye nawe tuzabone ubugingo buhoraho. Yemera guterwa imisumari ku musaraba, ibiro yari afite bitsura iyo misumari, bimutsura imisumari irushaho gushishimura ikiganza cye, kugira ngo jye nawe tuzabone ubugingo buhoraho. Niyo yatewe ku birenge, ubu mubabare yagize, icumu yatewe mu rubavu, ibyo byose yari asanzwe asobanukiwe uwo mubabaro azagira, ariko ari ukugira ngo jye nawe tuzabone ubugingo buhoraho. Yaduhaye amatwi yumva, kuba tutumva imiburo tubwira, kugira ngo twitegure kuzashyikira ibyiza agiye kudutegurira.
bya byiza yaruhiye, bya byiza yababarijwe, bya byiza yakomerekeje, byatumye akomereka, byaba ari akaga, byaba ari ubucucu, byaba ari ukugendesha bya bindi tutabona uko tubivuga. Imana itugirire neza rero, kuko yaduhaye amatwi yumva, turusheho kumva no kumvira. Iyo umuntu atabashije gusobanukirwa n'umubabaro ntagereranywa w'iyi Mana muntu, tuba dufite iyo tubisobanukiwe tuba dufite urufunguzo rw'agakiza. Iyo tutabisobanukiwe tuba dutegerezanije ubwo mu muriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Iyo twumvise impamvu y'umwijima yavuyemo, ntiduca mu mwijima ukundi. Wa mwijima wo kwibaza ngo mbese nkora iki, bigende bite? Iyo zuba ryo gukiranuka kumurikiye, uwo mwijima utandukana nawo, gushidikanya utandukana nabyo, maze ugahagarara ushinze ibirindiro, uzi ko wacunguwe, ukagendera muri ubwo bwishingizi bwo gucungurwa, ugategerezanya umunezero kuzabana n'uwo mucunguzi. Imana itugirire neza, dutekereze dusobanukirwe n'urupfu Kristo yapfuye ku bwacu, maze bitume dutegerezanya ibyiringiro kuzabana n'uwo mucunguzi wacu. Amagambo aboneka muri Mariko 13:19 haravuga ngo kuko muri icyo gihe, muri iyo minsi, hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kubaho uhereye mu itangiriro ubwo Imana yaremaga ukageza none, kandi ntuzongera kubaho ukundi. Ntabwo uzongera hazabaho umubabaro utarigeze ubaho. Tuzi imibabaro myinshi yagiye ibaho. Tubona ukuntu abantu b'i Sodoma n'i Gomora barimbutse, tubona abantu bo kwa Nowa uko barengewe n'amazi, tubona abantu bo muri Yerusalemu uko bapfuye urupfu rubi. Ariko ibyo bidutegereje byo ntabwo byigeze bibaho kuva isi yaremwa, kuva ku ntangiriro isi yaremwa kugeza none. Kandi nta nubwo bizongera kubaho, kuko isi izaba ishize. Nahanjye nahawe kumva imiburo y'Imana itubwira, kugira ngo rwose tubashe gutegereza umucunguzi wacu tunezerewe, kuzibanira nawe ubuziraherezo. Twari duciriweho iteka ryo gupfa kubera ko twateye umugongo Data wo mu ijuru, ariko umuziranenge yahisemo guhagarara mu mwanya wacu ngo adupfire. Arababazwa, arashinyagurirwa, arihangana kugira ngo tubeho umudendezo. Yesu yagiye ku musaraba yambaye n'ubusa kugira ngo twambikwe igishura cyera cyo gukiranuka. We yambaye ubusa kugira ngo abacunguye bazambare igishura cyera cyo gukiranuka. Yesu bamutamirijwe ikamba ry'amahwa kugira ngo twebwe tuzatamirizwe ikamba ry'icyubahiro. Umubiri we urakomeretswa, urataburwa, kugira ngo uwacu uzahabwe icyubahiro. Mbese ntikaba ari akaga turasa ayo mahirwe twateganirijwe? Urugendo ugenda rwerekeza he? Mbese ubasha gushyikirana n'Imana buri munsi kugira ngo ujye wumva rya jwi ryayo ryongorera ngo ca ahangaha, dore iyi niyo nzira? Imana itugirire neza, tubashishe kuba mu ruhande rwayo, kandi idushoboze rwose gutegerezanya ibyiringiro kuzabana n'uwo mucunguzi wacu uri bugufi kugaruka. Ni ahacu rero, ni ahanjye, ni ahawe kwisubiramo ukibaza ngo mbese iyi nzira iranyerekeza he? Iyi nzira iragana he? Bizagenda bite? Nubwo duhura n'ibintu byinshi bitubabaza bikaduhangayikisha, ariko Imana ijya yemera ko ibyo bigeragezo bitubaho kugira ngo bitubere ikintu gituma twubura imitwe yacu turebe iyo gucungurwa kwacu gukomoka. Hari abaririmbyi baririmbye indirimbo nziza ivuga ngo ibigeragezo ni agasabune umukwe atsirisha amaga y'umugeni we. Mu gitabo cy'Abahirwa nibande ku ipaje ya 12
haravuga ngo igihe Uwiteka yemereye ibigeragezo n'imibabaro ko bituzaho, abagira ngo bitubere byiza kugira ngo dusangire kwera kwe. Iyo ikigeragezo gishaririye kandi gikomeye cyane cyakiranywe kwizera, gihinduka umugisha. Niba ubonye ikigeragezo kikubayeho, wicogora wicika intege, kuko Yesu akuri iruhande kugira ngo aguhumurize. Iyo ucyakiriye rero kiba umugisha. Habasha gutera icyorezo cy'inkazi kigatsemba umunezero mu isi, kikaba uburyo butuma twerekeza amaso yacu mu ijuru. Mbega uburyo hariho abantu benshi batari kumenya Yesu, iyo mubabaro utaza gutuma bashakashaka guhumurizwa nawe. Ibigeragezo nubwo ari bibi, ibigeragezo byo mu mibereho y'abantu ni ibikoresho Imana ikoresha kugira ngo ikure imyanda n'ububi mu mico yacu, kuko uko bikerera, uko bitema, uko bisenya, uko bisena, uko binogereza n'uko byeza ni ibintu bibabaza. Ariko nubwo bibabaza, biba bitunganya uwo muntu, kuko izahabu bayicisha mu itanura kugira ngo inkamba ziyishireho. Ariko ntawakwirirwa afata igishonyi ngo agiterere mu itanura cyangwa se isarabwayi. Ahubwo kuba ibyo bigeragezo bikugeraho, menya kuri wowe igiciro gikomeye Imana ibasha gucisha muri iryo tanura kugira ngo inkamba z'ibirushya by'isi zigushireho. Ntabwo biba byoroshye. Iyaba izahabu yabashaga kuvuga akaga ihurira nacyo mu itanura kugira ngo inkamba ziyishireho, byaba bikomeye, kuko birakomeye kunyuzwa hagati munsi y'urusyo n'ingasire. Ariko ibuye rimaze kuringanizwa niryo riba rikwiriye gushyirwa ahantu mu mwanya waryo mu rusengero rwo mu ijuru. Ntabwo ibikoresho by'imburamumaro umwami agikoresha umurimo nk'uwo witondewe kandi utunganye. Amabuye y'igiciro cyinshi yonyine niyo atunganywa hakurikijwe urugero rukwiriye kujya ku ngoro ya cyami. Ni ukuvuga ngo rero, jya wibaza ngo mbese ibigeragezo bingezeho, iri shuri riranyigisha iki? Usaba imbaraga kugira ngo udasibira cyangwa udatsindwa, ahubwo ubashe gutsinda. Imana ntireka ngo duhore dufite agahinda mu mitima yacu tubabaye, ahubwo ibi turi bugufi kugira ngo idukomeze. Nicyo gituma ivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke n'ibikomeye biruhije utamenya. Dukwiye kumenya gutabaza Imana mu bihe byacu byose, mu ngorane duhuye nazo. Ntiduvuze induru uko tugushije ishyano, ahubwo ukumva yuko Imana ari ishuri kunyujijemo kugira ngo ugire icyo wunguka. Iyi si dutuye iradukanda ikadukamura, byarimba twamara gushiramo amazi ikadukaranga. Mbese iyi si gukaranze utanga mpumuro ki? Ugira impumuro nk'iy'ubunyobwa banyujije ku cyano babukaranga ko buhumura neza? Cyangwa ugira impumuro nk'iy'injanga banyujije ku cyano kugira ngo bazumishe, ukuntu zinuka zigatuza inzu yose igahinduka umunuko? Aho unyura uhasiga muringoti ki ngo kiriya gisimba kirenduka cya rurendaye iyo gitambutse ahantu gisiga hari umurongo w'umweru, n'undi muntu uzaza nyuma yahanyura akamenya ko icyo gisimba cyahanyuze. Niko natwe aho unyuze uhasiga nk'uruki. Mbese uhasiga umurongo w'urukundo ku buryo bavuga bati uwanyuze ahangaha ni rukundo? Cyangwa uhasiga umurongo unuka nawe usharira bakavuga bati ni igice cya micaca giciye ahangaha? Imana itugirire neza. Ngo mbese uzasiga nk'uruki imusozi? Ese usiga nk'uruki aho wirirwa? Ese usiga nk'uruki abo muturanye? Ese usiga nk'uruki mu bo muganira? Ese usiga nk'uruki mu bo mukorana? Ese ugaragaza Yesu n'ubumana bwe bukurimo,
cyangwa ugaragaza satani n'ubushitani bwe bukubamo. Imana itugirire neza. Amahitamo yacu ni aya none, guhitamo kuzabona ubugingo buhoraho, twakira n'urukundo n'urugwiro no gutekereza uko Yesu yatubabarijwe, maze tukabiha agaciro, tukakira iyo mpano y'ubuntu twahawe, bigatuma tuzabona ubugingo buhoraho, kuruta uko dukomeza kurangarira muri iyi si dukuruwe n'ibihendo byayo bitazaduherekeza, maze tukazarimburanwa nayo. Imana itugirire neza, bikitwa none tugira amahitamo meza. Reka dusoreshe amagambo aboneka mu Baheburayo 12 umurongo waho wa 25. Abaheburayo 12 umurongo wa 25. Haravuga hati, mwirinde mutanga kumva iyivuga. Ni Imana Data wa twese. Ubwo babandi batakize kuko banze kumva, iyababuriye iri mu isi, nkanswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Twirinde tutanga kumva iyivuga. Ubwo banze kumva imiburo y'Uwiteka batakize, kandi yarababuriye iri kumwe nabo, noneho twebwe ituburira iri no mu ijuru. Nimureke twubure imitwe yacu, twe kwicurikiriza mu isi n'ibihendo byayo, twubure imitwe yacu turebe ijuru n'agakiza karyo, kuko niho iwabo wabera. Natwe tubabera, kuko iyo yaduhamagaye ni iyera, kandi dukwiye guhora twera, dushyikirana n'Imana igihe cyose turi muri iyi si n'ubwo ari igomero. Imana ibidushoboze kubw'ubuntu bwayo, nibyo mbasabira nisabira mu izina rya Yesu. Uwiteka duhana umugisha. Turagushimye Data wera, turaguhimbaje. Tugushimiye ko waturemye ku ishusho yawe. Tugushimiye ko ducumiye utaturetse ngo twihanirwe, ahubwo waremeye wohereza umwana wawe w'ikinege wakundaga, igihano cyacu akikorera ku musaraba w'isoni, arababazwa karahava kugira ngo tuzanezerwe by'iteka. Turaje zuba ryo gukiranuka, ngo urasire mu mitima ya buri umwe wese muri twe, areba aho ikizinga cy'intege nke cyaba kiri mu mutima we, bikitwa none ukiri ku ntebe y'imbabazi, asabe atakamba kubabarirwa, kuko uri umutunzi w'imbabazi, maze utwuzurize imbaraga ya Mwuka Muziranenge, kugira ngo dutandukane na kamere irarikira gukiranirwa, tuyoborwe n'umwuka udushoboza gutungana no kubonera. Ibyatuma tubishyikaho byose rero, kubw'urukundo dusanganiwe, utugirire neza, amaze byose biduhere mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Amahoro ya Kristo abane namwe, abuzuza urukundo n'ubugwaneza n'ububyutse, kugira ngo dutegerezanye uwo mucunguzi wacu by'iteka. Nibyo mbasabira nisabira mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Uwiteka duhana umugisha. Murakoze. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'Abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org. Imeri ni abahamyakristo@gmail.com. Kuri telefone 71 856 679. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe. Uwiteka akomeze abahe umugisha mbajuru. Murakoze.